mugiye kunyemerera twongere kugaruka ku nsanganyamatsiko yacu ngaho twese Imana ivuga. Oya nubwo udakunda kuvuga ubuho vuga Imana ivuga, ikongera nubwo umuntu atabyitaho. Bantu muje mu materaniro yacu bwa mbere, iyo nsanganyamatsiko iba mu gitabo cya Yobu igice cya 33 murongo wa 14. Imana ivuga, oya mubivuze gake, ivuga ikongera yego nubwo umuntu atabyitaho, ariko Imana yacu yo iba yavuze kandi umurimo w'Imana uba wasoje cyane. Ndagira ngo rero muri uyu mugoroba muze kunyemerera twigarukire muziko twatangiye dutangirana mwitangira igice cya mbere. Mufate Bibiliya zanyu, muziko abo twatangiranye ari mugoroba twatangiye kwiga Bibiliya mu itangiriro, kandi Imana izadufasha tugeze mu gitabo giheruka Bibiliya cyitwa ngo iki? Byahishuwe. Imana izadufasha, izatujya imbere ahataringaniye haringanize cyane. Mwitangira igice cya mbere muziko twaraye tuganiriye inkuru nziza. Inkuru nziza ni uko Imana yatugize abantu. Twavuga ngo iki? Ngira ngo mwabibonye abo twari kumwe. Iyo tuba inka tuba tugihari, kubera turi abantu turahari. Twavuga ngo iki none? Ngiyi inkuru nziza ikwiriye kubwirwa abantu bose. Imana iravuga iti mwitangira igice cya mbere 26, turema umuntu agira ishusho yacu kandi ase natwe. Hirya y'umuntu wari umaze kuremwa, Imana iramanuka imuhumekeramo umwuka w'iki? Ubugingo, ahita ahinduka iki yemwe? Bugingo buzima. None umuntu n'Imana bafitanye isano? Irahari? Wakoze cyane. Inkuru mbi twayisanze mwitangira igice cya 3. Twaganira amagambo abiri, ndifuza ko dusubukura isomo ryacu. Mwitangira igice cya 3 twaje kuganira inkuru mbi, aho umuntu yari yaremwe yahawe ibyangombwa byose bimufasha, yatandukanye n'inyamaswa. Abo twari kumwe mwabonye ko umuntu adapfa gupfa, ahubwo apfa gusa igihe cyo gupfa cyagenze gite? Cyageze. Bivuze ngo ijuru ryose ni wowe rihanze iki yemwe? Amaso. Abantu twari kumwe muri aya materaniro ya nimugoroba, Imana ikaba yabashoboje kongera kugaruka. Abantu mwabagaho mufite ubwoba, butsindwe mu izina rya Yesu. Nta kibazo cyo kugira ubwoba, ko mwabonye ko imyaka ya buri muntu wese yanditswe mu gitabo cy'Imana. Niyo abantu bose bo ku isi bakwanga, ndashima Imana kutapfa igihe cyo gupfa kitageze. Kandi ikindi twarwanirizaga gikomeye nuko abantu b'Imana bo ntibapfa, ahubwo abantu b'Imana bo bagenza bate? Barasinzira. Kandi Yesu naza muri Daniel 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, abasinziriye muri Kristo Yesu naza nibo bazabanza kuzuka. Rero bikaba ibyiringiro n'umunezero ku bana b'Imana igihe cyose bakagenda bari mu butwari bwa Kristo. Imana yacu abwa icyubahiro. Reka twaje kuganira ku murongo wa 4 n'uwa 5, aho twageze ku nkuru mbi. Inkuru mbi yabaye iyihe? Aho Eva na Adamu bananiwe kunyurwa n'iby'Imana yabahaye, bifuza kumera ngo nk'Imana. Harya abo twari kumwe n'ubundi twasanze bameze ayikamana, bari bameze muri Zaburi ya 8. Mwabonye ko umurongo wa 5 wavuga ngo yenze kumugira nk'Imana, aburaho akangana iki? Gato cyane. Satani rero amubwira ko narya ku giti Imana yamubujije aramera nk'Imana. Mwitangiro 3 umurongo wa 7, Eva na Adamu bamaze kurya ku giti Imana yababujije bahindutse nk'Imana. Kuba mutari gusoma birambabaje cyane. Bahindutse nk'Imana, oya naho bari bagenze bate? Barahavuye. Isuri isambira byinshi, gasoza ibingana iki? Bike cyane. Imana nsenga ibaha umutima unyuzwe. We Imana ibaha umutima unyuzwe. Mwabonye ko mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10, icyakora koko kubaha Imana iyo umuntu yabifatanije no kugira umutima umeze ute? Unyuzwe, harimo inyungu zingana iki? Byinshi. Ngira ngo mwabonye uko abantu banze kunyurwa. Muzitegereze mu no buzima busanzwe kuva muri icyo gihe cya Adamu kugeza uyu munsi, indwara abantu benshi bahuriyeho n'ukutanyurwa. N'ukutanyurwa kandi kuri ku rwego ruhanitse cyane. Muzabona umuntu wenda
yarabaga muri iyi ruhurura ya Kigali. Muziko benshi mwakuriye muri ruhurura hariya. Imana yacu bakura muri za ruhurura ibageza ku rwego mubona amazu murakodesha mukabona yo mwishyura. Aho Imana irahabazamura. Nubwo umuyobozi wacu yahoze aratubwira ko tutagira amazu, ariko nibura yapfuye kuyigutiza, wavuga ngo iki none? Hari amateka ahindutse. Hirya y'amateka ahindutse si imwe gusubamo, ufite n'izikodeshwa, ufite n'ibintu bikwinjiriza amafaranga. Ariko muzitegereze uko turushaho kubigira, niko umutima wo kubihangayikira no kutanyurwa urushaho kuzamuka. Abakiriye Yesu, ndashima Imana, abaha umutima unyuzwe. Abaha umutima unyuzwe nshuti zanjye. Ngira ngo mwabonye umurongo wa 8. Tuza mu isi ntacyo tuzanye, kandi nidupfa hari ibyo tuzagendana. Subwo muransubije tuzabigendana. Ngira ngo mwabonye ko abavandimwe bacu b'Abasilamu aribo bazi ko umuntu apfuye nta kintu agendana. Mwabonye ko bamwozamo n'imbere. Bivuze ngo iyo umuntu apfuye aza mu isi afite ubusa, yasubirayo nanone akagenda ntacyo agendanye. Mu isi rero icyo wakuraho kimwe ni ukugira ibyo tuyiryaho tugihumeka, ariko nyuma y'ubu buzima nta kindi kizakurikiraho. Mu mubwiriza ho arababwira ngo tuzakora niturangiza ibyo twakoreye biribwe n'abataragenza bate, n'abatarabiruhiye. Nicyo gituma igihe cyose duhumeka Imana iduha umutima unyuzwe mu izina rya Yesu. Mwabonye abavandimwe bacu batanyuzwe kugeza igihe abantu baba intashima bakagera ku rwego. Twaraye tuganiriye abantu benshi b'abamama b'imibatsi, imiryango y'abagore n'abagabo. Imana yamugiriye neza imuha kubyara abakobwa, ngo ntanyuzwa ashaka abahungu. Abandi babyaye abahungu ngo ntibanyuzwe ngo bashaka abakobwa. Icyo ni ikimenyetso cy'ibintu bito bito byo kutanyurwa. Basaza banje bene data, uzamenya kugira ngo uzumve kuri ntashima ikomeye, uzanyarukire mu gitabo cya mbere cya Samweli, kuko sindatindayo. Uzifashisha igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, aho muzasoma amateka y'umubyeyi witwa Hana. Ngira ngo muzasoma amateka ye, we yari yaragize ikibazo atagira umwana. Mwebwe impamvu musaba abahungu nuko abakobwa mwababonye, kandi ikibazo mufite ni umutima utanyuzwe, si uko abana mufite ari babi. Maze uyu mubyeyi Hana azabigisha ikintu gikomeye kigera ahantu umumama ahangayikishwa no kubura urubyaro. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi abashobora kukibona, musome icyo kigwa. Muziko akenshi abagore n'abagabo barabana, barangiza bagira kiriya kigerezo cyo kutabyara, maze bagatangira gusubiranamo ko umwe ari we muzima undi atari muzima. Ibyo byatumye Elukana umugabo wa Hana ashaka undi mugore wa kabiri witwa Penina. Abasomye icyo gitekerezo sinzi namwe hari abagisomye nkanjye, nasomyemo amagambo yantangaje. Muzumva amagambo ahanditse aravuga ngo Elukana amaze gushaka umugore wa kabiri witwa Penina, ngo koko abana bashakaga barababonye, ariko haranditse ngo nta mugisha w'Imana warimo. Ubu dufite ingo nyinshi zuzuye abana, ariko hatarimo n'umugisha w'Imana n'umwe. Kugeza ubwo umubyeyi Ana yageze aharababara, kugeza igihe aje gusenga yizera ko nta jambo Imana ivuga ngo rigenza rite ngo rihere. Mbararikiye gusoma nimubona akanya, kuko tutarabijyamo uyu mugoroba, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 6. Muzasome kuntu nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Muzasomamo isengesho umuvandimwe wacu Salomo yasenze asabira inyubako y'i Yerusalemu. Muzasoma amagambo asenga, nimusoma ababisomye mu gitabo cy'Abahanuzi n'Abami barabisobanura. Salomo yasenze apfukamye yerekeye ivure, arongera asenga arambaraye, arongera asenga ahagaze. Muzasanga ko yasenze mu maparito 3 asabira beza iyi nyubako y'urusengero rw'Imana. Ngira ngo muzabona ko tumaze kugira abantu benshi bafashe urusengero rw'Imana bakarugajuramo abantu, bababwira ngo mu rusengero ngo ni ahantu nk'ahandi. Nimusome igitabo cyitwa Amahame y'ibyo twizera, muzasanga atari ko bivuga. Ho haravuga ngo mu rusengero ni irembo ry'ijuru. Mwavuga ngo iki? Umunyarwanda utazi Imana we ntanasenga, warakubwira ngo nuyambariza kwishiga izagusiga ivu, ntabwo asenga. Ibyo bivuze ikirere. Kugira ngo uzumve uburemere bw'izi nyubako mugaya, muzamo mupfobya abandi mutanabihaye agaciro, uzabibaza uwo mubyeyi witwa Hana. Uyu mubyeyi witwa Hana
muziko Salomo yari yarasenze ati Mana, umuntu wese uzizera akizera ko muri Isirayeli hari Imana, agatanga igihe, akaza agapfukama akahasengera, uzaje umwumva uri hehe? Uri mu ijuru. Kugeza igihe yamanutse agera ku banyamahanga, arasenga isengesho ararirambura, agera ahantu hatangaje, aravuga ati aba Bisirayeli nibaterwa n'ababisha babo bakagira ingorane bagahunga, iyo bahungiye iyo kure bakazongera bakizera ko bahaboneraga nawe, maze bagasenga, bahagenze bate? Ko mu bitari kumwe baherekeye. Aricyo Daniyeli yakoraga bari Babuloni, ngo akingura amadirisha yerekeye hehe? Yemwe Yerusalemu. Uzaje ubumva uri hehe? Uri mu ijuru. Uyu mubyeyi ntabwo ari uko atarasanzwe asenga, ahubwo yizeye ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigenze rite, ngo rikere. Araza aza i Yerusalemu. Nimusoma amateka ye, abantu benshi muzabona, ngira ngo duhorana impaka mu bice by'imyizerere itandukanye, abo wenda bitareba ntimubitindeho cyane. Dufite abantu benshi baje bavuga ngo udasenze upfukamye ntiwasubizwa, ariko aho muri Bibiliya yanyu murahabona uyu mubyeyi Hana ntiyashoboye gupfukama. Kambwira abantu muri hano mufite ibigeragezo bitandukanye, reka nongere ngufashe muri uyu mugoroba. Igihe cyose ugisenga ukamenya guprononcera amagambo, ukamenya irya mbere n'irikurikiyeho, uba utari wababara. Icyo bita kubabara uzakibaze Hana. We ndabyibuka basomye ibye, ntiyashoboye gupfukama imbere ngo asenge, ahubwo yahagaze nk'ahari inyuma, niko Bibiliya ivuga. Atangira kuvuga amagambo aterekeranye, niko wamwita, kugeza igihe umunyarwanda udasenga yarabigerekereje, aravuga ngo burya iyo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Burya ubwo ukiyasobanura nturababara. Hari aho ugera n'ibyo uvuga, ngira ngo ntunabone umwanya wo gupfukama ngo usenge, ahubwo ukagenda usa nk'uburanye Imana no mu nzira. Ngira ngo muzabona abantu bamaze kugera kuri urwo rwego. Uwo mubyeyi rero witwa Hana yaje hariya inyuma, ntiyapfukama, atangira kubwira Imana. Ariko icyo nshimira Imana, yasengaga Imana yizeye. Ako ko karamfashije cyane. Atangira gutondeka ibintu by'ibyifuzo yashize imbere y'Imana. Nimusoma amateka ye, bakuru b'amatorero na pastor wanyu Hana arahari. Kanongere mbibasabe, nibibashobokera bizera, namwe bayobozi b'itorero. Ntabwo ndi umubwiriza w'igitangaza, nanje simbategetse ni inama mbaha, kandi simbaha mbategeka, ahubwo tuzabifashanya. Kirazira ko abizera bataha, umukuru w'itorero cyangwa pastor adasezereye abizera. Bayobozi inshuti zanjye, iri jambo mujye muryibuka, mubabwirire ijambo rito, mutahana amahoro y'Imana. Bizera mbasabe, nibigushobokera, igihe cyose waje gusenga, uje ugenda bamaze kugusezerera. Icyo nicyo Eli yakoreye uyu mubyeyi Hana. Murabyibuka ko yari imbere, amubonye asa nk'umusinzi uri hari inyuma, aramwegera, aramubaza ati wa mugore we, niki cyatumye uza gusinda, ugasindira no mu rusengero? Yari umumama mwiza wakiriye Imana. Arangije aramubwira ati umuja wawe ntago ndi umugore utagira umutima, ahubwo nagahinda k'ibibazo mfite byarenze ubwenge bwanjye. Nuko umutambyi aramwitegereza, ako amwegereye asanga nta n'inzoga yanyoye. Arangije amuhesha umugisha w'iri jambo mwebwe mudaha agaciro. Genda, icyo wasabye Imana ya Isirayeli izakiguhe mu izina rya Yesu. Abasomye amateka yarakibonye? Ntacyo yabonye. Urumva umuyobozi w'itorero abamubona mugaya, berejwe uwo murimo, barambitsweho ibiganza, bawuhererwa uburenganzira n'Imana. Genda, icyo wasabye Uwiteka azakiguhe. Umumama atahana kwizera. Haleluya! Aratahana kwizera. Rero basaza banje bene data, kamabwire cya kindi nagezeho, ni nacyo cyari gitumye ngarura aya magambo yo kubintashima. Musome muri Bibiliya zanyu, mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2, murebe uyu mubyeyi agarutse gushima Imana, ashimira Imana. Muzasome ikivugo yavuze ati ndagushima unkuye ku cyavu unyicaranije n'iki yemwe cy'abakomeye. Maze arangije aravuga ati Mana ndagushima ko wari ingumba, abyaye kangahe? Si ubwo ko mutabivuze, kangahe? Afite abana bangahe?
ko mutansubiza afite bangahe? Ariko ari gushima ko abyaye kangahe? Karindwi. Iyo ugize umutima wo gushima n'uguhabona hahera. Namaze imyaka myinshi muri hangana ntagire uwo nkomeretsa, n'ubundi si cyo cyanzanye, ahubwo Imana binyuze muri nge izabahumuriza, he kugira uwo nkomeretsa rwose. Hako namaze imyaka myinshi ntazi impamvu umuntu abyara umwana umwe nawe yageraho agapfa. Byarabaye harenze hamwe, kambabwira impamvu yayo. Nta muntu n'umwe muzabona afite umwana umwe amushima, ahubwo igihe cyose abaganye. Umwana umwe n'inyama z'ibisiga, ufite ijisho rimwe iyo ripfuye ab'impumyi, ni amagambo nk'aya basohora. Nyamara mu gihe uri kugaye umwe, hari abandi bo bagenze bate? Bamubuze. Ariko Hana yashimiye Imana. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ako kagingo karavuga ngo kuba intungane mu bintu bikeye. Imana nsenga ibaho umutima ushima. Ibaho umutima ushima. Mwabyanze nta kundi nabagira, kambihorere. Reka nigarukire mu Itangiriro 3, mu Itangiriro igice cya 3, kuko niho tukiri. Ndashimira Imana ko uyu mugoroba nanone mbafitiye inkuru nziza. Mbafitiye inkuru nziza. Mfite inkuru nziza cyane. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 8. Fata Bibiliya zanyu tugendane. Fata Bibiliya zanyu tugendane, dushema agatege minota isa nkirenzeho. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda mu mafuyi ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Murongo wa 9. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa. Munsomere bikurikiyeho. Ndihisha. Reka mbabaze, ibyo asubije nibyo bamubajije? Menya mutazi gusoma. Ibyo asubije nibyo abajijwe? Asubije ibihabanye n'ibyo bamubajije. Bivuze iki? Umunyabyaha iyo umuntu amaze gutandukana n'Imana ntiyumva. Cyo gituma nimusoma mu byahishuwe atubwira ngo hahirwa abumva, ni bake cyane. N'ikindi kintu gikomeye sindi bukijemo cyantwara umwanya. Kangera ku murongo wa 10. Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri ingobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. 11. Imana irongera amazi iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? None wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane ni wampaye ku mbuto z'icyo giti, ngenza nte? Nibyo abajijwe? Ntago mubyumvise? Nibyo abajijwe? Birahabanye. Nimusoma mu Itangiriro 2 muhereye ku murongo wa 18 mukamanura kugeza hari hafi ku murongo wa 24. Igihe Imana iha Adamu umugore we, uzasoma igisigo yasigiye umugore washima ati nakara azitwa umugore kuko akuwe aramusiga, aramusingiza, bya bindi muzi kuvuga neza. Ariko icyaha kibayeho, aho kugira ngo amusige ahubwo atangira kwerekana ko ikibazo afite ari uwo mugore bagenze bate? Bamuhaye. Ko niko mwene Adamu ameze. Ndagira ngo nkomeze ngera ku murongo ukomeye wa 14. Uwo mugore Imana iramaze iti Uwiteka ibaza uwo mugore iti none weho icyo wakoze icyo ni iki? Ndi ku murongo wa 13. Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse, ngenza nte? Ayigamana, ngenza nte? Harya mbere yuko inzoka ishuka umugore nawe yari yabigizemo uruhare. Murabyibuka? Yari yarugize. Bwa mbere yari yatandukanye n'umugabo we. Bwa kabiri Imana ivuga ikongera nubwo umuntu atagenza ate? Mbere yuko acumura twabonye ko ijwi ry'Imana ryavuganye nawe cyane, ararirenga. None bigeze ku kwisobanura ati inzoka yanshukashutse, ngenza nte? Kaho inzoka yamusanze iyo yarari. Kandi mwabonye umugore ko ari wabanje aratambikira. Murongo ukomeye w'igisubizo cy'icyaha turawusanga ku murongo wa 14 na 15. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, guhera uyu munsi uzaje ugenda ukururinda
icya kabiri uzaje urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Ubwo niwe mwankurikiye rero. Adamu yemeye ko ikibazo ari we, ayigamana yemeye ko ari we kibazo. Umugore we inzoka yaremeye, niko muri gutekereza se? Satani yaremeye. Ubwo niwe munkurikiye, ikibazo cyasigaye ari icyande. Wakoze cyane, yangize ngo ntimukizi ni cy'Imana. Na n'uyu munsi uzabirebe, iyo umuntu agize ingorane akagira ibyago, agasitara urwara rukavamo, agapfusha rimwe cyangwa kabiri, akagira ingorane zimuhangayikishije umutima, amarira yose aba arirashishira. Ijambo rya mbere asohora niri, ariko Mana wampoye iki? Yego ko mutanyikira? Yego. No kuvuga ngo Imana kugeza ubu mbwiriza iracari mu rubanza. Kugize ikibazo wese ari Imana yabiteye. Nyirabayazana witwa Satani yigaramiye hariya. Nyamara ibi ntibikomoka ku Mana, ahubwo ibi biza bikomotse kuri nde? Yemwe kuri Satani. Ariko Imana yacu ntihwanye n'abantu. Dore igisubizo yatanze ku murongo wa 15. Aha rero hari inkuru y'ibyiringiro ikomeye cyane. Murongo wa 15, nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa. Ibyo nsomye nibyo? Ayigamana nibyo. N'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa iki? Umutwe, nawe menya ndi kubisoma nabi. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa iki? Yemwe katsinsi. Iri ni isezerano rikomeye ryo gucungura umunyabyaha binyuze muri Kristo. Ndashima Imana ko binyuze muri Kristo twacunguwe. Imana yacu habwa icyubahiro. Bivuze iki rero? Umuntu amaze gucumura, ubwo nageze mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, abashobora kukibona. Mu gitabo cyitwa Urwango hagati ya Kristo na Satani, abashobora kukibona. Mwasomye ko umuntu amaze gucumura burya yarabaye umwanzi w'Imana, abaye umwe na Satani. Handitse aya magambo avuga ngo Satani n'umuntu bakoze ishirahamwe rirwanya Imana. Ariko binyuze muri Kristo, ndashima Imana ko yongeye gushiraho urwango hagati y'umuntu na Satani. Twavuga ngo iki yemwe? Binyuze muri Kristo umuntu yongera kugirana isano n'Imana. Imana yacu habwa icyubahiro. Uyu murimo rero wo mu Itangiriro 3 umurongo wa 15, uko inyoko muntu izacungurwa, watwaye umwanya muremure cyane. Hatangiye kuva aha mu Itangiriro amasezerano atandukanye agaruka kuri iyi nsanganyamatsiko ko umunyabyaha azacungurwa. Ariko basaza bane, ndagira ngo mbabwire ko byagezweho bitwaye umwanya munini cyane. Byabaye biterera kuva kuri Adamu kugeza ku bamukurikiye b'Aburahamu. Biriya bintu byose byanyuraga mu gutamba ibitambo, biriya byose byanyuraga mu buturo bwera, biriya byose byanyuraga mu gufata abari b'abakobwa bakabashira i Yerusalemu. Ibyo byose byasuraga Mesiya uzaza. Maze Satani nawe abonye ko igisubizo cy'icyaha kizabonekera muri Kristo, atangira intambara zibuza uwo mugambi. Iminsi nk'itatu tuzaganira ibirenze ibi, kandi umwuka w'Imana azabazane kugira ngo tuze kubisesengura cyane. Kuko nimusoma muri Yohana igice cya mbere haranditse ngo Yesu yaje mube, ariko abe, oya ntimunsubije, abe ntibamumenya. Ngaho murambure Bibiliya zanyu twinjire muri Yohana igice cya mbere. Nyabuna murambure Bibiliya zanyu, hari amasomo meza cyane. Abantu benshi iyo tubararikira gusoma Bibiliya ntimunayisoma. Abenshi iyo tubabwiye ngo ni muri Yohana igice cya mbere, umwanzi arabariganya ngo wikwirirwa uraharambura urahazi. Kandi Bibiliya avuga ngo hahirwa usoma. Inshuti zanje, nubwo uhazi wakongera ukahamenya cyane. Kandi kirazira kuza mu nzu y'Imana utazanye Bibiliya. Ni ikosa rikomeye cyane, kereka utayifite. Utayifite nawe tumurarikira kuzana agakayi n'agakarama akandika amasomo twize. Buryo iyo ugize umugisha urongera ukazafata umwanya wo kubyiga neza. Mwahageze nsome muri Yohana? Subwo reka ndeba abantu turi kumwe muri uyu mugoroba. Ariko nukuri murahari? Oya, murahari? N'umutima mubi rwose mwanyemera mukahabo. Yohana igice cya mbere ndagira ngo munyemerere pere ku murongo wa mbere. Ni amagambo y'ingenzi cyane. Ni amagambo avuga ngo Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana ahinduka iki? Yemwe umuntu.
iyi ni imvugo izimije kumva, ariko umwuka w'Imana arabafasha muyumve. Ni gute Imana yigize umuntu? Reka mbwira abantu muri aha, ntabwo Imana yigize umuntu kubera Imana, ahubwo Imana yigize umuntu kubera umuntu. Kubera iki? Nasomye amagambo ari mu gitabo kimwe, umwanditsi yanditse aravuga ngo, hangane munkurikireho gato cyane, mbe nsa nk'ubakuye muri Yohana. Umuntu mwese abantu bazi ibijyanye n'ibyaremwe, muzi ko agasimba kitwa intozi. Intozi si muzizi? Abantu bino ntibazi intozi? Abazi intozi atari bimonyo, intozi mwakoze murahari. Ngira ngo abantu mubizi, muzi ko intozi zambuka umugezi zikawambuka nta n'urutozi na rumwe rujanwe n'amazi. Murabizi? Ntago mbizi ko mubyumvise. Murabizi amazi atemba, intozi zambuka uwo mugezi utemba zikarangira nta na rumwe rujanwe n'amazi. Abatabizi dore uko zibigenza. Iyo zigeze ahantu zigiye kwambuka umugezi, kandi muzi ko aba ari nyinshi cyane, buri rutozi ruri mu rundi rutozi, zikarumana zigakora umurongo mpaka kugeza kuri some amazi arangiriye. None izindi ntozi ingenzi zazo zikagenda ku mugongo w'intozi ingenzi zazo. Niba ndi kubivuga nabi muri hangana. Intozi urutozi rwa nyuma rero zose zirangije zifite uko zivugana nk'intozi, maze urwa nyuma rukavayo bigakora sheni, intozi zose zikambuka nta na rumwe rutwawe n'iki yemwe ry'amazi. None reka mbabaze, buriya intozi nk'izo mvuze zitonze umurongo mu muhanda, zikaba ziri kwambuka, kugira ngo izi ntozi uzikize, uzibwire ko inyuma hari imodoka igiye kuza wenda ikazicira icyarimwe, wazibwira ute? Ko mutansubije? Kugira ngo ushobore kuzibwira wabigenza ute? Ko mutansubiza? Wahinduka iki? Urutozi ukavuga nkarwo, ukihwanya nkarwo, kugira ngo ubone uko ugenza ute yemwe uzirokore. Bivuze iki rero? Imana mu gaciro k'ubumana yakavuyeho, iramanuka ihinduka umuntu, ivuga nk'umuntu, ibaho nk'umuntu, ikora nk'umuntu, kugeza icunguye iki yemwe umuntu. Twavuga ngo iki inshuti zanjye? Ntabwo ari Imana yashakaga guhinduka umuntu ku bwayo, ahubwo yahindutse umuntu ku bwacu. Ngira ngo muzabisoma mu Baheburayo, amasomo menshi sinayabaha, sinabona akanya. Munyemerere tugaruke muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho, mubumbura akanwa muvuge, mbere na mbere hariho jambo. Komeza. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari iki inshuti zanjye? Yari Imana. Ibi tuzabiganiraho iminsi nk'itatu. Muzanyemerera umuntu wese ute gahunda imubuza ikurweho mu izina rya Yesu, kuko abantu benshi bafite uko bafata umugabane w'ubumana bwa Kristo kutariko. Nicyo nifuza ngo tuzagisesengurane cyane. Umurongo ukomeye wa kabiri, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye. Komeza. Ndetse mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe. Twavuga ngo iki inshuti zanjye? Ariko umurongo wa kane, umpa ibyiringiro, muri we harimo iki? Ubugingo, kandi ubwo bugingo ni wo mucyo w'iki yemwe w'abantu. Umurongo wa gatanu, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamenya ayo mateka. Reka ngere ku murongo wa 10, yari mu isi ndetse niwe mwatakaye. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi bo ntibagenza bate? Ntibamumenya. 11, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. 12, hari amagambo meza cyane. Icyakora bamwemeye bose barangiza bakizera izina rye. Komeza. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Hari abamwemeye bakizera iki yemwe? Izina rye. Bafite amahirwe yihariye yo kuba abana b'iki? B'Imana. Murongo ukomeye wa 14, mwumva icyo bavuzeho gikomeye cyane. 14, 12, 13, 13 niho ndasoma.
abo mvuze ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa ngo babyarwe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Ntago bavuka ku bushake bw'umugabo n'umugore, bafite indi mbaraga iri mu bugingo iri muri bo. Imana yacu yabwa icyubahiro. Murongo wa 16 ndawubatoye. Murongo wa 16 muwureba bafite Bibiliya. Uwo uratangaje cyane. 16. Kandi bimwuzuye, uwo ndi kuvuga ninde? Ayi gashuti zanjye, uwo mvuze ninde? Ni Yesu ndi kuvuga. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Mwavuga ngo iki? Imbaraga yatumye Yesu atsinda, ndashima Imana natwe turayifite. N'ubuntu bukurikira ubundi. Reka munyemerere mbarangire aho muzajya mubisoma, n'ubundi muziko ntabibonera umwanya wose, ariko abashobora kubona igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, murebe icyigisho kivuga ngo integuza yo mu ruturuturu. Impamvu ntavuze amapaje nuko dufite intambara ikomeye zitandukanye, amapaje atandukanye. Abashobora kubona kimwe kinini ni ku ipaje 261. Dore amagambo ahari. Hatubwira ko burya mbere yuko Yesu aza gucungura isi, ijuru ryo ryari ryuzuye umunezero ko umunyabyaha agiye gucungurwa, maze icyo gikorwa ijuru rikinezerewe ryohereza integuza cyangwa intumwa, abamarayika, ngo baze kureba ko mu isi icyo gikorwa cyo gucungura umuntu cyiteguwe. Amagambo murasoma ateye agahinda, ngo abamarayika bahageze basanga nta n'umwe witeguye kwakira iyo nkuru. Abamarayika ngo baragenda baje ku rusengero i Yerusalemu, ngo havugirwaga Imana imyaka myinshi. Bahageze basanga nta nacwa, nta namba. Ngo abamarayika b'Imana basubiye bajanye inkuru y'urukozasoni, bagiye batashe banyinyiriwe. Mu ijuru ho hari huzuye umunezero, isi yiteguye gucungurwayo itarigeze ibiha nta namba. Nuko ngo banyura ku itsinda rito ry'abashumba, basanga bari ku nka, ku nka zabo, bo bari gusoma mu buhanuzi ngo bamenye ko Uwiteka agira neza. Ngo abamarayika b'Imana banyuze kuri iryo tsinda batanga raporo yabo ko nubwo ari bake mu isi bariho. Imana yacu yabwa icyubahiro. Isubi ikurikiyeho muzayisome, ihakurikira avuga ngo na n'ubu nta kimenyetso na kimwe cy'abamutegereje by'ukuri kiri hano ku isi. Ijuru riri kugendagenda rishaka abantu bashirwaho ikimenyetso, babashaka bakagenza bate, bakababura. Ariko reka mbabwire icyo nshimira Imana ni kimwe. Ndashima Imana ko nubwo Yesu yaje ntamenwe, ababishatse baramumenye mu izina rya Yesu. Mufate Bibiliya zanyu mbarangire, tugende muri Luka igice cya 2. Reka mbereke nubwo atari benshi bamumenye, ndashima Imana ko hari bake bamenye ibyo ari byo, ariko ibi tuzongera kubigarukaho dufite umwanya. Luka igice cya 2, ndagira ngo mwanyemerera ngahera ku murongo wa 25. Aha Yesu yaje mube, ariko abe mwatakaye ntibagenza bate, ntibamumenya. Dore bake bamenye ko Yesu ariho. Abantu twiganye iryigisho rya Luka mukiryibuka, muzasoma ko no mu gitabo dufite cyitwifuzwa ibihe byose, ko mbere y'Yesu avukira mu isi hatoranijwe abandi b'abakobwa bagombaga kwakira Mesiya, ariko buri munsi hagacamo ijonjora ryirukana batujuje ibyangombwa ngenderwaho. Muzasoma cyari icyigisho cya 6 cyamfashije cyane, ngo impamvu Mariya yatoranijwe mu bakobwa b'icyo gihe ngo nuko yabaga mu byanditswe byera. Yabaga mu byanditswe byera. Namwe ni mubibamo, amabanga y'Imana yose azabahishukira mu izina rya Yesu. Ko karamfashije cyane. Ngira ngo reka ngere ku cya 2. Nubwo isi yose yari ihumye, ndagiye kubereka bake bagiye bamenya ayo makuru. Ni bake cyane. Uwa mbere namugezeho, Luka 2:25. I Yerusalemu nahageze kuko nari nabibabwiye. Turi kumwe nsome? Turi kumwe nshuti zanjye? Yego. 25. Ahantu i Yerusalemu hari umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witonda, agategereza ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka w'Imana yari muri we. Mwavuga ngo iki?
burya isano y'Imana ifite icyo bikururana nacyo tuzakiganira mfite umwanya. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atabonye Kristo umwami Imana. Uwo munsi ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi be bajana umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko amategeko y'imihango yari iri. Simiyoni aterura ashima Imana ati, mwami Imana, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Twavuga ngo iki? Ego, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako witeguriye mu maso y'abantu bose ko umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwa Isirayeli. Murongo wa 33. Se na nyina batangazwa n'amagambo avuzwe kuri we. Simiyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashiriweho kugira ngo abenshi mu Bisirayeli bagenze bate? Mwabivuyemo. Bagenze bate? Bagwe. Ariko irindi tsinda bagenze bate? Babyuke. Icya gatatu gikomeye, azaba n'ikimenyetso kigirwaho iki? N'uyu munsi ziracahari ko mutansubiza? Zirahari nyinshi cyane. Reka mbagere ku mugorongo mwiza cyane ukomeye w'icyo Yesu yashiriweho, kandi ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizagenze bite? Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Bizagenze bite yemwe? Bizahishura. Mbese iyo Yesu yinjiye mu mutima w'umunyabyaha, mbese umunyabyaha atsindwa n'urubanza? Atsindwa n'urubanza, arihana, arahinduka. Twavuga ngo iki rero? Icyo Yesu yashiriweho ni ukugira ngo ibyo abantu batekereza mu mitima byahishwe binyuze mu mbaraga y'umwuka w'Imana. Ndashima Imana ko umwuka w'Imana yatsinda umutima w'umunyabyaha akamwemeza iki yemwe? Ibyaha bye. Ku musozo agahabwa amahoro ya hehe? Yo mu mutima. Ndashima Imana ko ubuhanuzi bwa Simiyoni bugenda busohora. Imana yacabwa icyubahiro. Arangije avuga andi magambo akomeye, aravuga ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izacumita iki yemwe? Umutima. Ahanuye ku munsi umwe Yesu azapfira hehe yemwe? Ku musaraba. Iri ni itsinda ry'umugabo wa mbere witwa Simiyoni. Nubwo Yesu yaje mube, Simiyoni abandi ntibabimenye, arabimenye. Arabimenye. Undi wa kabiri, musome ku murongo ukurikiyeho wa 36. Hariho umuhanuzikazi witwaga Ana. Uyu Ana mwene Fanuweli yari uwo mu muryango wa Shera. Yari umukecuru wa kera, amaze gushingiranwa n'umugabo. Bamaranye gusa imyaka 7, none hamara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyirije ubusa asenga ku manywa na ryari na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira abategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Imana yacu ahabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Maze uyu mukecuru ndabona mwe mutari kumuha agaciro. Mu ijuru uyu mukecuru azaba inshuti yanjye. Ndamukunda bitangaje, ntimwakumva uko mukunda. Reka mbabwire, mugiye kumfasha tubare iyi myaka y'uyu mukecuru uko yari ingana. Bibiliya itubwiye ko atarashaka. Muranyemera mumfashe muvuge numve. Wenda mu gihe cyabo tuvuge ko yashingiwe afite imyaka ingahe? Mugenekereze. Ariko mwaje muvuga kuvuga ko ari byiza. Ingahe? 20? Hejuru ya 20 mwivuga munsi yayo. Tumuhe ingahe? 20 gusa. Reka nta muntu washakaga kera afite imyaka 20. Umuto nibura hasi yashingirwaga ari 25. Nje buriya munyemereye twamuha nka 30. Ni myinshi? Ngaho abemeye 25 ngo dufatanye kubara. Si ubu mwanyemerera ngo muvuge iyo mushaka. 20 ni mike. Iyo ntibaho. N'ubu 20 ntiwamushingira kereka yishingiye. Mwanyemera tukamuha 25. Hari iki batwaye? Abemeye ko twayikomezanya 25. Ngo umugabo bamaranye imyaka ingahe? We mwamfasha tukagenda. Ni ingahe? Ibaye ingahe? 32. Tubonye ko imyaka y'ubupfakazi yamaze 70 ingahe? 84. Duteranijeho dufite ingahe?
kwaba bantu rwose bose ubu barabanza bashake calculatrice bateranye. Ubwenge mwaraburuhije ntimugituma bukora imibare. Tugendane. Yashatse afite 25, umugabo wamaranye ingahe? 7. Ibaye 32, duteranijeho 84 ibaye ingahe? 110 ningahe? Ni myinshi ni mikeya? Kandebe muri riterano ufite iyo myaka. Hari uwo twabona? Kamabwira ibintu bibiri nigiye kuri uyu mubyeyi. Mwanyemera nkabibabwira? Oya mwanyemera nkabibabwira nshuti zanyu. Ko ari ibintu bikomeye. Kamabwira isomo namwigiye uyu mubyeyi. Abana bacu b'abakobwa barimo wa wundi waho saratwigisha ni bari Tamari ni barindi. Bari abana b'abakobwa muzababona bafite courage, kakura ni bakira umwana w'umukobwa simbizi muri hangana bo ntazi ntacyo turabipfaho. Abafite courage nkuko ni bari no muri korari arepeta aririmba. Ariko umunsi umwe yashatse. Inda y'umunsi umwe yagiyemo. Nasubira muri korari azaja arepeta yicaye mwihangane bashiti bandi. Azarepeta yicaye ngo ubwo yatwite inda y'umunsi we ko mutari gufashwa. Inda y'umunsi umwe gusa utagira uwa kabiri. Ubwo ntazagaruka mu materaniro ngo abyutse mu gitondo ngo umuyaga wamuhuha ngo agatumba. Kambabwire Imana nsenga ibane namwe. We Imana nsenga ibane namwe. Urumva umukecuru nimushaka mwicare mwigirye neza mu bisesengure murimo abashakashatsi muzamukora ubushakashatsi buhanitse. Uyu mubyeyi yamaranye gusa umugabo we imyaka 7. Muzareba abantu b'abamama benshi bagize ibyago bagapfakara. Aho kugira ngo yiha agaciro cyangwa yiha Imana ahinduranya abagabo nk'imyenda. Ariko noneho ndi guharabika. Ndumva muriho munseka. Ningorane namwigiye ikintu gikomeye. Ariko uyu mubyeyi afata icyemezo cyo kwibanira n'Imana iteka cyose. Arangiza mu rusengero imyaka 84 adasibye adakerewe. Abakecuru batate dufite hano b'imyaka 50, 60. Ati sinzasubira mu rusengero, ati dore n'imitsi yose yaraje, ati none ubwo mu nsengere nje sinzasubirayo. Ariko we yarangije imyaka 110 hajya mwabonye ari 116 aracyagaruka gusenga. Yararambiwe akigundagunda agaruka mu nzu y'ikiyemwe cy'Imana. Kamabwira icyo namwigiyeho rero ibindi mushake mu byihorere. Icyo namwigiyeho gikomeye nuko uyu muntu witwa ko afitanye isano n'Imana, imyaka ye y'ubukuru iriyongera agasaza, akagenda huma, akagenda gondama, akagira ubusembwa bwinshi bw'abasaza n'abakecuru. Ariko icyo namwigiyeho cyiza, umuyoboro umuhuza n'Imana uhora ari umusore. Cyaramfashije cyane. Basaza banje bene data, humura ubusaza ntibuzakubuza kugirana isano n'ikiyemwe cy'Imana. Nawe reba iby'abasore bato bananiwe kumenya. Hana yarabimenye ko mutansubiza, yarabimenye. Simiyoni yarabimenye. Urabona ko yana umusaza w'umupansiyone utakiza mu rusengero, ariko umunsi Yesu araza ndashima Imana yarabimenye mu izina rya Yesu. Harya abo twatangiranye mu bicuku by'ijoro Imana iravuga, mu nzozi za nijoro Imana iravuga, harya mu ijoro Imana iravuga, ivuga ikongera. Yego nubwo umuntu atagenza ate, ndasaba Imana muri uyu mugoroba Yesu abashoboze kubyitaho mu izina rya Yesu. Muvuyeho nakomeje Matayo igice cya 3 tugendane. Nagira ngo mbereke ko hari abagiye bagira ayo mahirwe bakamumenya. Yujuje imyaka 12, muwifuzwa ibihe byose murabisoma. Yagiye mu rusengero asanga umutambyi ari kubwiriza ati dore umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, bazamwita Yesu, azakiza abantu be ikiyemwe ibyaha. Ubwo babivugaga imyaka 12 y'ubukuru ayifite, muzabisoma muwifuzwa ibihe byose. Arangije ava mu iteraniro, yande baragenda yicaraho ngo bakure mu rungabangabo, bamuhagurutsaho bamwirukana ngo nagende Yesu azaza. Yari we cyangwa ntiyari we? Yujuje imyaka 27 nahageze. Tumwa bwiza bwanditswe na Matayo gice cya 3 murongo wa 13. Yujuje imyaka 27 kugira ngo akure abantu bose mu rungabangabo,
atanga ibihamya byose bifatika ko Mesiya yagenze ate, yabonetse, yabigenje ate. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya aragenda aja kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize, nawe aramuhakanira ati ko ari njye nkwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze. Yesu aramubwira ati emera ubikore, kuko nibyo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Mwavuga ngo iki? Mwavuga ngo iki nshuti zanjye? Yesu yabatijwe ari kugira ngo akure abantu mu rungabangabo, asohoze gukiranuka kose, hatazagira utanga impamvu yo kutabatizwa, kuko na Yesu utarigeze akora icyaha yagenze ate, yarabatijwe. Murongo ukomeye wa 16. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava, oya nanga ko mutazi ikinyarwanda, ava ubwo bayamusutseho, ubwo yaragenze ate, yarimo mbere, ava mu mazi, ijuru riramukingukira ngo mutega amatwi. Yujuje imyaka 27, maze umwuka w'Imana mumanuka asa n'inuma mujyaho, maze avuga ijwi rirenga ari mu ijuru, mu ijuru, mu ijuru. Reka babaza, iyi nkuba ikubise abantu bose barumva? Ko mutanyumvise barumva? None iri jwi rivugiye mu ijuru ababishatse barumvise? Barumvise cyangwa ntibumvise? Barumvise, kereka babandi twize ku munsi wa kabiri biyoba, ariko abashaka kutiyobagiza kumva biriho cyangwa ntibiriho. Dore uko Imana yavuze, numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanje nkunda nkamwishimira. Mwavuga ngo iki? Ijuru riramuhamije? Ko mutansubiza riramuhamije? Hirya yo kubatizwa arangije imyaka 27, muzi ko twebwe impamvu ubukristo bwacu butagumaho, muzi ingorane dufite, impamvu mubona mwese ubukristo bwabananiye. Baba batangiye inzira kare, baba bazayitangira ku isabato dusoje, dore akaga bahura nako. Aho kugira ngo abantu batangire umubatizo bamenye ko batangira urugamba rwo guhangana n'umwanzi, abantu benshi umubatizo bawitegura bashaka imyenda, bashaka ibiryo, bashaka ibyo kunywa. Ariko ni musoma Yesu avuye ku mubatizo yatahiye kwa Yosefu na Mariya? Ko mutansubiza? Yatahiye mu minsi mikuru yo kurya no kunywa? Yatahiye hehe? Mu butayu, ashaka imbaraga zizamubashisha gutsinda. Yaratsinze cyangwa ntiyatsinze? Basaza banje bene data, iyo tubatijwe ntituba dutsinze urugamba, ahubwo niho tuba dutangiye iki yemwe? Urugamba. Dukeneye imbaraga ya Yesu, niyo itubashisha gutsinda. Reka ngera ahandi, Matayo 26. Nagiye ngira ngo hirya y'uyu mubatizo arangije mu gice cya 4, amaze kubona imbaraga zamufashije gutsinda Satani. Muzi ko yabwirije imyaka 3 n'igice ari Mesiya, akiza abantu bose ibyaha, ababarira abantu ibyaha, akiza abantu indwara. Ariko muri Matayo 26 umugambi nyirizina wo gucungurwa umuntu, ndashima Imana, wari hafi kugerwaho. Twavuga ngo iki? Aha murahasanga mu gice cya 26 cya Matayo, muri ku murongo wa 36, atangirira isinzi mu gashamba kitwa ngo iki? Getsemani. Murahasanga aho yatangiye umurimo wo gusengera nyoko muntu, aho ibyaha by'abari mu isi byose byagiye kuri we, aho yari asanzwe asenga gahunda zo mu ijuru zose akazibona, ariko ibyaha by'abantu bimaze kumuzaho byamutandukanije n'Imana ye. Byasengesho rye ntiryongeye kurengaha, maze atangira kugamburura ku cyamuzanye, aho yavuze ati Mana, niba hari ubundi buryo umunyabyaha yacungurwa, nyabunanyemerera iki gikombe kigenze gite kindenge. Abatazi iryo sengesho Yesu yarasenze, dore icyo yaravuze: buri muntu wese muri iri teraniro wigeze asambana yari guhita bambwa ku musaraba azize icyaha cye. Muri iri teraniro wagiye kwiba umunsi umwe gusa, wari gutahira ku musaraba bakubambiye kwiba. Buri cyaha cyose isi yari kuzura imisaraba, kugeza ubwo yasenze inshuro 3. Nimusoma murasanga inshuro ya 3 ijuru ryarongera rimuha icyizere, ringiyongera kumwereka mu byahishuwe. Aho mu byahishuwe havuga ngo Yohana yeretswe abantu umuntu atabasha, bo mu mahanga yose n'indimi zose. Mperutse guhura n'umumama w'inshuti yanjye, dutangira ibiganiro by'ibyo kwizera. Ndamubwira nti ariko njyewe ndikumva
ntameze neza. Ati wabaye iki Fred? Nteka nkubwire, ndi kumva ibyiringiro byo mu Mana byakamye. Hari ukuntu uje wumva amasezerano asa nk'ayakamye muri wowe, ni kumva yakamye. Arangije ati ngiye Fred nkubwire ati ngewe dore ibyiringiro mfite. Ntiwabikuye hera? Ati mu byahishuwe haranditse ngo mbona abantu b'amoko yose n'indimi nyinshi umuntu atabasha kubara. Ati ndashima Imana nje muri abo ntabasha kubara, ndashima Imana nanjye ndimo. Nuko nanjye abasubijemo ibyiringiro. Basaza banje bene data, Yesu amaze kubona umubare w'abantu umuntu atabasha kubara n'ubwinshi bwayo, maze Yesu yongera kugira ibyiringiro, asubira imbere ya Yesu arasenga ati data reka bye kuba uko nshaka ahubwo buko Imana igenza ite ishaka. Ndashima Imana ko iri sengesho ryabaye insinzi yanje nawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Muri kubivuga mujenjetse kuko mutazi uburemere bwabyo. Ibintu bahora babinyuza mu matwi yanyu mukagira ngo ni ibisanzwe, nyabuna n'imbaraga idasanzwe. Yesu yahesheje umunyabyaha gutsinda. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Byagenze bite rero? Hirya y'iyi nsinzi yabonekeye i Getsemani, hari ngombwa gushyira mu bikorwa ibyo Yesu yemeye. Muzi ko muhifuzwa ibihe byose nicyo gitabo nabarangiye murasoma uyu munsi twiganye. Ajanwa mu rukiko kwa Pilato. Pilato bamushizemo bashinja ibyaha, ariko Pilato arahamya ati nta cyaha na kimwe ngenze nte mubonyeho. Bamwohereza ku mutegeko umurusha ubukuru witwa Herode. Herode rero ntabwo umwanya mfite umbwira amateka ye ngo nyabaheho gato cyane, ariko abantu muri mutahe muri gutekereza kuri Herode ho gato. Basaza banje bene data cyane bagabo nshuti zanjye, iyo umuntu abareba n'ubugabo bwanyu n'ubwanwa bwanyu n'uburebure bwanyu, umuntu abonaga mufite ku bwenge bwinshi. Ko mbabwire umugore w'ibiro 2 abarushaga ubwenge. Akoze kurakara none mbagire nte? Nubundi twari dusanzwe tudakundanye, ubuho birasambutse. Ariko munyihanganire basaza banje. Herode afite ibintu yanyigishije bibabaje. Uyu mugabo bita Herode abatazi amateka ye, yari yaracuye umugore witwa Herodeya. Mbwira ngo mwana bisomye muhifuzwa ibihe byose mwisome mutuje. Arangije acuye umugore witwa Herodeya. Hari ubutekinike abagore batekinikaga abagabo bakashira hariya rwose akagufata amaraso akabaguteye intambika birafasha. Dore uko yamufatishije. Abagabo benshi bafite ingo kagira abana be n'umugore we bwite. Abana be n'umugore bashobora kwicwa n'inzara, bakarwara bwaki, bakabaho nabi. Umugore wamutekinitse mu bwenge akamarirwa imitungo yose. Byashoboka? Sibwo ntago byashoboka ibyo? Seko muri kwifata nk'abanyamahanga birashoboka cyangwa ntibishoboka? N'impamo abe yabyaye bakicwa n'inzara. Umva ukuntu abagore babarushije ubwenge. Umugore araza n'abana b'abasore muzarebe, ndibuka barenze umwe. Abana b'abakobwa bagenda batekinika abahungu, akaba afite abahungu nka 5 aryamana nawe, agacunga umwe azakandiraho rukoroha. Ati burya ni wowe wanteye inda. Kandi muzi ko umugore ashobora kwakira abagabo barenze umwe mu munsi umwe nka 5. Yarangiza ati tariki 3 z'ukwezi kwa 4 dore twararyamanye n'inda ngiye. None ko yaryamanye n'abagabo 5, ubwirwa n'iki ko intanga yawe ariyo yafashe? Kusi murakare. Ntago munyumva? Oya muranyumva cyangwa ntimunyumva? Nese ko muri kurakara no kugira ngo ntabivuga? Nese muzi ngo ndareka kubivuga? Ni ngombwa ngo bivugwe? Yego? Icyo ni cyo Herode yakoze. Herode yari asanzwe afite undi mugore. Ku munsi wa anniversaire we baramubyinira. Umukobwa wa Herodeya amubyiniye amutunga inkoni. Ari washaka gufasha. None umwana w'umukobwa aratinya ati nshobora gusaba bike kanje gusaba mama inama. Reka mbabwire umugore w'indasi muzi ngo agira inama atanga. Yamubwiye ati reka nkubwire ibindi byose iyo umugabo tumufite n'ibyo byose tuba dubifite. Genda gusa umusabe igihanga cyande. Igihanga cya Yohana mwabonye cyari kigizize iki? Cyari kizize ko Yohana ari umubwiriza wavugaga icyaha mu izina. Nicyo yazize gusa. Yohana kuvuga ngo mwabonye ko dutangira ukabonye ko birivuga ngo abantu bazaba barigwirije abigisha gusa bahuje n'iki yemwe?
Yohana kuko atamvugaga ibishigikira uwo mumama, nicyo cyatumye atekereza ko yacirwa ikiyemwe igihanga. Bagiye kubona babona igihanga, bagenze bate? Barakizanye. Ikibazo kirimo ni ikihe bagabo nababwiye? Reba umwana wawe n'umugore wawe washatse akakuburiraho uburenganzira bwose, uwo musambana rimwe cyangwa kabiri akagira agaciro karenze umugore wawe mwagenze mute? Mwashakanye. Ni ingorane? Subwo ntayo mwumvise irahari cyangwa ntihari? Ni ishyano rikomeye. Reka mbabwire rero Herode uko yabigenje. Herode Yesu bamumuzaniye ngo amucire urubanza, yahise amukubita amaso, kuko Yesu na Yohana muzi ko barutana amezi 6 gusa. Icya kabiri, umwe yari mubyara wundi, isura yari ihari. Akimukubita amaso, urubanza ruravuka. Ahita avuga ati none uri Yohana wazutse? Yesu nta jambo yavuzeyo, kereka ijambo rimwe ryitwa wakabimenye. Nuko Herode aravuga atumva, n'amaraso ya Yohana aracandiho, sinakwiteza ya kabiri. Urubanza nibarusubiza aho rwavuye, kwande? Kwa Pilato. Pilato rero ngo washakaga ubutegetsi, arangije nta cyaha mubonyeho, aca urubanza ko Yesu agenza ate? Abambwa. Ariko reka mbabwire, ndashima Imana ko kubambwa kwa Yesu kwatumye tubamburwa. Kwatumye tubamburwa. Burya abadayimoni bose bazaga bashega nabambwe, ni igisubizo ku munyabyaha. Muri bukaba abandi bazaga ngo yakijije abandi, ngo nawe nagenza ate? Yikiza. Iyo yikiza nje nawe twari kurimbuka. Ndashima Imana ko urupfu rwa Kristo, igihe Yesu yabambwaga ku musaraba, Bibiliya itubwira ko Satani yazanye ingufu zose ngo amuheze mu gituro, ariko Bibiliya iratubwira ngo nyuma y'iminsi 3 Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Maze muri Yohana 11 Yesu yatanze insinzi yo kuzuka atarapfa, aho yavuze ati nije kuzuka, unyizera niyo azaba yarapfuye azagenza ate? Twavuga ngo iki inshuti zanjye? Ka munyemerere ngere ku magambo akomeye matoya yerekera ku musozo, ayo bita ibindi byo kwigwa no kugenza gute? No kuzirikana. Muzirikana iki gitoya cyane. Ndashima Imana ko Yesu umbwiriza ataheranwe n'igituro. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Abamwizera bose bafite ubugingo buhoraho. Kambabwira ingorane duhanganye nayo ariyo utahura tekerezaho. Ndatangariza buri muntu wese muri iri teraniro ko ibyaha byinshi bitadutandukanya n'Imana. Biba yari bidutandukanya n'Imana, Bibiliya ntibitubwira abantu bitwa abakiranutsi. Uwa mbere muri iri teraniro mfitemo abagabo basambanye n'abagore benshi, ariko ni munyemerere urabidushira ku mugaragaro. Umugabo uri muri iri teraniro waryamanye n'abagore 1000 azamura ikiganza. Nanga ko mutabivuga. Hari urimo se? Nkubwire ububasha bwawe ntabwo ufite, ariko nimusoma muri Bibiliya muziga amateka y'umugabo bita Salomo, yagize abagore 1001. Reka mbabaze, yihanye yarababariwe ntiyababariwe? Oya ntimunsubije, yarababariwe. Ibyaha byinshi ntibyagutandukanya n'Imana. Bibaye byatandukanya abantu n'Imana, Salomo ntiyaba aboneka mu bazabona ubugingo buhoraho. Muzabisoma mu gitabo dufite cyitwa Abahanuzi n'Abami. Nyuma yo gusabana n'abagore benshi 1000, nyuma yo gushakira umunezero mu kunywa inzoga, nyuma yo gushakira umunezero mu kubaka imirimo y'indabo, yageze ahasanga ibyo byose nta mahoro bitanga. Ageze mu mubwiriza igice cya 13 giheruka, aravuga ati iyi niyo ndunduro y'ikiyemwe y'amagambo. Icyo nabonye mu isi mwubaha Imana, mukomeze ikiyemwe amategeko y'Imana. Ibyo nibyo bizanira umuntu agakiza. Imana yacabwa icyubahiro. Kubwo kwihana yarababariwe. Dufite abantu benshi b'abamama bagiye mu busambanyi. Abantu bitwa ba Magadarena muranyihangana muri uyu mugoroba. Muziko dufite umumama witwa Mariya wari indaya kabuhariwe, kugeza igihe yitirirwa uriya mudugudu kuba indaya ku rwego rwa nyuma. Ariko Mariya yihanye yarababariwe cyangwa ntiyababariwe? Oya, yarababariwe ntiyababariwe. Ibyaha si cyo kibazo, ibyaha ni ukutihana. Umugabane wa 3 dufite abantu bihisha abantu benshi, ariko nimusoma mu byakozwe n'umwe igice cya 8 n'icya 9 muzasanga umuntu wisha abantu benshi ku isi ari umugabo bita Indeyemwe Sawuli. Bibiliya iravuga ngo aca igikuba mu itorero, bivuze ngo abenshi nabo yari yashishe hasagutse bakeya. Ariko reka mbabaze,
mu byakozwe rero mu igice cya 9 agiye kwica abandi b'i Damasiko, umucyo w'Imana ukamutungura. Imana iramuhamagara iti Sawuli, Sawuli ndenganiza iki? Igisubizo yatanze ni ikihe? Urinde ngo ngenze nte? Ngo kwizera. Ndashima Imana, Sawuli yarihanye. We ko mutishimye? Sawuli yarihanye. Abo wishe si benshi kurenza abo Sawuli yishe. Icyo Sawuli yakurishije nuko yagize umutima wiha. Dufite abantu bibye byinshi, ariko mwakwiba mwagira ntimwe mwibi bingana nibyo Zakayo yibye. Bibiliya itubwira Zakayo yari igisambo. Abantu benshi iyo basoma mu bifuzwe byose muzasome, ntabwo ari ubugufi bwatumaga atabona Yesu, ahubwo baramubonaga bati hushi igisambo mureke gitambuke. Ariko igisambo kigira inama yo kurira iki yemwe igiti. Ndebyibuka igihe Yesu yahageraga, ageze munsi y'igiti cy'umuvumu, yaramubwiye ati Zakayo, ururuka uyu munsi ndagenza nte? Yarababariwe cyangwa ntiyababariwe? Reka munyemerere mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana bane namwe. Umwuka w'Imana bane namwe. Umwuka w'Imana kugirire neza. Nyemerera ngusomera amagambo asoza makeya ari mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima, mugabane wa mbere, ku ipaji ya 26, n'amagambo atanga ibyiringiro. Uraruyatekerezaho cyane. N'amagambo avuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana bigenza bite? Reka nkugira inama aho uri bucira inzira yo gusanga kuri Kristo. Aha murahasoma muri Yohana igice cya 8, nimubona akanya murasoma amateka y'umugabo witwa Umubembe. Abatazi amateka y'indwara y'ibibembe reka mbacire mu ncamake. Iyo umuntu yabaga arwaye indwara y'ibibembe, yahabwaga akato, agakurwa mu bantu, akagenda mu ishamba, agahabwa inzogera gusa yagendaga aravuza, akavuga ko yahumanye, yagushije ishano. Aho yakiriwe mu tuzu tw'ababembe. Bakimuharaye bwa mbere babazaga imbehe mu giti kirekire, barangiza bakayishira muri metero 100, bakayirambikaho umubembe akazaza gutora ibiryo, ariko icyo umubembe yakozeho cyabaga gihumanye by'iteka ryose. Ariko reka mbabwira akaga yabaga afite. Muri metero 100 zo kuva aho yaciriwe akaza gutora imbehe iriho ibiryo, yazaga azanye amano 10 agasubirayo nta na rimwe risigaye. Akavamo amaso, akavamo ugutwi, yasigaraga ari nk'igihimbagembe. Umunsi umwe Yesu ari ku isi, uyu mubembe aza kugira kwizera. Ngubwo umubembe yari ahagaze kure, yumvise amagambo umukiza avuga, abona ibirema n'impumyi biterera hejuru bashima Imana ko bakize, maze kwizera kwe kuriyongera. Yari nk'abaringa iteye ubwoba, abantu bamukubise amaso, ubwoba burabataha, batangira gukandagirana bamuhunga. Bamwe bageragezaga kumubuza kwegera Yesu, ariko ntiyarusha yumva cyangwa ngo arebe ibyo bavuga. Yumvaga gusa ijwi risubiza ubugingo mu burupfu rugera amajanja. Nuko yatanyagana kuri Yesu, amugeze imbere aramubwira ati Nyagasani, ubyemeye wabasha kumpumanura? Yesu ati ndabyemeye, kira. Kankubwira inzira zose zifunze nizo urasangamo Yesu. Amagambo ari hano yanteye ibyiringiro nayahe. Yaranditse aravuga ngo mukuru wacu, ndi kuvuga witwa Yesu, yicaye ku ntebe y'ubwami budashira. Mwavuga ngo iki? Kuko n'inararibonye, azi intege nke z'umuntu, azi gukomera kw'ibigeragezo byose duhura nabyo. Muranyemerera mutanga ibisubizo. Mbese uje ugeragezwa? Ko mutansubije, mbese uje ugeragezwa? Igisubizo, Yesu azagucungura. Ufite intege nke? Uwiyumvamo intege nke nazamure. Mbese turazifite? Igisubizo, Yesu azagukomeza. Uri injiji? Ntabiyumvamo ubujiji? Burahari cyangwa ntibuhari? Igisubizo, Yesu azaguhugura. Warakomeretse? Mbese dufite abantu bazi gukomeretsa? Igisubizo, Yesu azakomora. Amagambo yaramfashije. Nta mpamvu n'imwe ijuru ridafitiye iki yemwe igisubizo. Ereka Uwiteka ibyawe byose, umutima wawe uzakomezwa no kwihangana, uzakingurirwa inzira, ubona aho uhungira ibyago no gukorwa n'isoni. Uko uzarushaho kumenya kutagira kivurira, niko uzarushaho gukomezwa n'imbaraga ze. Mwavuga ngo iki? Impamvu nyinshi zitandukanya abantu. Munyemerere ntindaha pasoreza. Impamvu nyinshi zitandukanya abantu.
umugore n'umugabo barabana igihe kikagera bagatandukana. Abo nigeze mbabwiriza umuryango umugore n'umugabo bapfuye imbeba gusa. Imbeba umwe atinyuze mu ruhande rwo haraguru, undi atinyuze mu rwo hepfo. Izo mpaka zibakurizamo kurwana. Umugabo aba yamukubise urushi rwiza, umugore ari kurira ko bamukubitiye ubusa. Mukanya umugabo ati ariko ubundi ndinze nagukubita. Imbeba nticiye mu ruhande rwo hepfo, umugore ati nubwo nkubise iciye mu rwo haraguru. Barongera bararwana bapfuye imbeba. Basaza banje bene data, igihugu cy'u Rwanda ushobora kuba ufitemo inshuti yawe, ubuhunzi bukamujana muri Amerika. Muratandukanye ko muratandukanye, mushobora kutazongera kubonana. Mugenzi wawe mwamubana w'inshuti cyangwa mwashakanye ushobora kuba uri hano bakamujyana muri gereza. Yego uzamubona rimwe na rimwe, hari n'abafungirwa hataboneka, gereza zikabatandukanya. Basaza banje, hirya y'ibyo mvuze, mbese urupfu rutandukanya abantu? Yego ruradutandukanya bigashira bikarangira. Ariko ndashima Imana muri uyu mugoroba, izo mpamvu zose ntanze ntayagutandukanya na Yesu. Mwamvuga ngo iki inshuti zanjye? Nta nimwe yagutandukanya na Yesu. Kugira ngo ubyumve neza, genda mu Byakozwe n'Intumwa 16 urebe umugabo bita Paulo na Sila babafunze bari muri gereza. Yesu barajanye cyangwa baratandukanye? Yesu barinjiranye, bageze muri gereza bararirimba haleluya, gereza igenze ite yemwe? Zirakinguka. Ndashima Imana ko hari abantu bazi ko impano yo kuririmba mu ijuru izakomeza. Je nkunda kuririmba nubwo ntamenya guhuza amajwi neza. Ndashima Imana Yesu yampaye kuririmba. Nawe ngukundishe kuririmba. Reka mbabwire, uzabaza umugabo bita Yohana, bamuciriye ku kirwa cyitwa Patmos. Iyo harya mbabazi, Yesu baragendanye ari ku kirwa cy'i Patmos. Ndashima Imana niyo yanditse igitabo cyitwa ngo iki yemwe Byahishuwe. Reka shimira Imana ko Yesu baramutse waramwakiriye, niyo bakohera ku kirwa, niyo bagufunga muri gereza, niyo bagushira inyuma y'isi, Yesu muragendana. Haleluya. Mu Byahishuweho haravuga ngo abamaze kugira Kristo hahirwa abapfa bapfiriye kugira ngo baruhuke iki yemwe, kuko imirimo ijanye nabo igenze ite ibakurikiye. Ndashima Imana ko niyo dusinziriye mu bituro, abamarayika bacu barinda ibituro byacu. Yesu naza tuzaramukanya nabo. Impamvu nyinshi rero zagutandukanya n'abantu, izindi mpamvu zikagutandukanya n'inshuti, ariko nta mpamvu n'imwe yagutandukanya n'Umukiza. Haleluya. Aduhora iruhande kugira ngo adushigikire, adukomeze, atunezeze. Ni amahirwe yacu kuguma mu rukundo rwe tuvuga tuti nzamwiringira kuko yamfiriye. Urukundo rw'abantu rushobora guhinduka, ariko urwa Kristo ntirugajuka. Aho ntagejeje, umwuka w'Imana bane namwe. Umwuka w'Imana bane namwe. Urwo rukundo rwa Yesu rubireme mu bugingo bwanyu. Yesu abashoboze kurwakira mu izina rya Yesu.